buri wese afite ibimureba ku giti cye, ubuzima bwe, ariko ko duhuriye hano biratwibutsa ko nyine dufite byinshi duhuriyeho. Mu bikorwa rero niho hambere dukwiye kuba duhurira. Ntibibujije abantu no gutekerereza hamwe, ariko muri bya bikorwa niho bigaragarira, niho bizira, ariko bitabujije umuntu gutekereza ku giti cye ndetse gukora ibimureba uko abyifuza. Ariko hano ni ibintu bibiri bihura, ni ibitureba nk'abantu buri umwe ku giti cye, ariko noneho ni ibitureba dukwiriye kuba dukorera igihugu cyacu, Abanyarwanda n'abandi bose batuye u Rwanda. Ibyo reka mbe mbishyize uruhande gato. Musubire ku byo kwisuzuma, gushaka uburyo RPF ibaruta mu myaka benshi muri mwe, RPF iyo myaka imaze yagiye ihinduka, igomba guhinduka. Igahinduka buri gihe bijyanye n'ukuntu isi ubwayo ihinduka. Isi tugezemo uko iteye ubu, RPF yaba irimo, twebwe abanyamuryango ba RPF twaba tuyirimo, tuyibamo nk'uko twayibayemo imyaka 30 ishize, haba hari ikibazo, haba hari ikibazo kinini cyane. Ari uru Rwanda, ari iyi si turimo, tugomba kubibamo nk'uko bimeze. Ubu ni ukuvuga ngo kuriya guhinduka kutugiraho ingaruka iyo utajyanye n'iyo mpinduka, byakwica ugapfa neza, ukabura no guhamba. Ariko uko n'ibintu bihinduka kandi bigomba guhinduka buri gihe, ntabwo bihinduka byose, hari ikidahinduka. Ikidahinduka ubundi nicyo uri cyo, ndetse n'icyifuzo cyawe cy'uko ukwiriye kuba ubaho cyangwa wumva ibintu bijyanye n'iyo mpinduka. Hari ikidahinduka. Niba mu mibereho no mu miyoborere nka RPF turi hano y'iki gihugu, igihugu cyacu ko nacyo cyagiye gihinduka, niba twaravuze ngo hari ikintu kimwe cy'inshingano dufite, politiki
imiyoborere bizima ni ibihe? Reka mvuge nko mu miyoborere, mu bintu bizima dukwiye kuba dukora, kugira ngo biri no mu mateka yacu no mu mvugo yacu no mu ngiro twifuza. RPF yaravuze ngo tugomba kurwanya ruswa. Uko kurwanya ruswa ntiguhinduka. Kira gitekerezo cyo kurwanya ruswa imyaka 38 cyangwa ishize ntabwo cyahinduka ngo tuvuge ngo noneho ntitugiye kuyirwanya kubera ko twagiye mu gihe cyemera ruswa. Sinzi icyo gihe cyari cyo. Ahubwo igihinduka ni uburyo wakoresha kugira ngo uyirwanye. Ariko kurwanya ruswa ntibihinduka. The methods you use to fight corruption, depending on the circumstances and the changes that have happened, may change. But the idea to fight corruption does not change. Icyo ndibwira ko ari urugero twakoresha icyo navugaga bijyanye n'impinduka, ingaruka bitugiraho, ariko n'ukuntu hari ibyo tugomba kugenda duhindura bijyanye n'igihe. RPF rero n'abakadre bayo natwe twese abayobozi ku nzego zitandukanye iyo mitekerereze yo guhindura ibintu no guhinduka ariko ukagumana intego nyazo ufite, hari ubwo tutabyumva neza cyangwa tutabyumva kimwe, ariko nanone iteka hari uburyo mu muryango nk'uyu dukwiye kuba dukoresha kugira ngo ibyo byose bishobore kubonerwa umuti, bigire umurongo bikurikiza. Ndetse rimwe na rimwe niyo mpamvu buri gihe imyaka 5, 10, 20 hagenda haboneka abo bigora kujyana n'ihame rya RPF rituyobora, irimo ibindi bice, bakagenda batakara mu nzira. Ibyo biriho, byarabaye, bizaba, ariko RPF igomba gukomeza gutera nk'uko ikwiriye kubitera.